bahungu bawe n'abakobwa bawe uduha imbaraga zo kuguhagararira mbere yuko tujya mu ijuru. Dusiga impinduka, duhe gusiganwa mwami w'abami, abagendaga buhoro, ababikoraga rimwe na rimwe twabyutse neza, twagize agatege, indi minsi tukabivamo, abatari babyitayeho mwami w'abami ko twumvaga hari abandi bantu bazabikora neza ndetse hari abandi bantu babishinzwe. Turasenze ngo uduhe imbaraga zo gusiganwa, uduhe imbaraga zo kwihuta, uduhe imbaraga zo kuba abakristo bari aggressive, batadamaraye, batari mu bunebwe, batameze nk'aho ntacyo bakorana nawe kandi waduhinduye ko wakazi. Turi abantu bakorana nawe, turi abafatanyabikorwa nawe. Utwibutse mwami, utwibutse, wari ubutwibutsa. Hagurutsa abahungu n'abakobwa muri iri teraniro, hagurutsa abahungu n'abakobwa aho ijwi ryanjye hose rizageranya guhora ku ngoma. Bari busiganwe, bari bwiruke, bari bugwize imbaraga, bari buguhe impano zabo, bari buguhe imibiri yabo, bari buguhe ubutunzi bwabo, bari buguhe ubwenge wabahaye, bari buguhe position ubicazemo, bari buguhe buri kintu cyose, buri buntu bwose buri ku buzima bwabo, bari bubiguhe mwami kugira ngo bikoreshwe mu bwami bwawe, maze abantu bakumenye kandi abantu bungwe nawe mwami. Utubabarire gupfusha ubusa ubuntu twagiriwe, ubuntu ufite ku buzima bwanjye ntibungana n'ibyo ngukorera mwami. Harimo iminsi yo kunebwa, harimo amasaha yo kunebwa, harimo amasaha yo kugira isoni n'ikimwaro, harimo amasaha n'iminsi yo kwitinya. Ubuntu twahawe ntabwo tubukoresha nk'uko bungana, ntabwo turimo kwitura nk'uko twagiriwe, ariko duhe imbaraga mwami, duhe imbaraga. Uko uyu mwanzi adatakaza amahirwe namwe, uko satani adatakaza opportunity n'imwe yo kureshya abantu, abereka ibihendo bye, abayobya. Reka unkoreshanye n'aba bahungu bawe n'abakobwa bawe kudatakaza opportunity n'imwe yo gutuma abantu bungwa nawe, abari bacogoye basubizwa mu imbaraga. Udukoreshe nk'uko wagambiriye, udukoreshe muri sferi zose z'ubuzima duhagazemo. Abacuruzi ukorane nabo mu kazi kabo, abari mu office ukorane nabo, abanyeshuri ukorane nabo, ababyeyi turi mu mago ukorane natwe, abasore n'inkumi ukorane nabo nyaguhora ku ngoma, kugira ngo ureshye urungano rwacu, ureshye abo washyize muri position zimwe n'izacu, ureshye abo watwicaje hamwe nabo, ureshye abo wadutumyeho nabo watwegereje mwami waba ukoresheje ubuzima bwacu. Reka imbaraga zawe zigwire muri twebwe, duhe imbaraga zo gusenga kugira ngo gukora k'umwuka wera kwagukire muri twebwe, duhe imbaraga zo kuba mu ijambo ryawe kugira ngo tutayobagurika, tutuzurwa muri intege nkeya washaka kudutuma ugasanga tudashyitse. Utwuzuza ibyawe kugira ngo duhaguruke nk'abahungu n'abakobwa bashyitse, ushobora gutuma batari bugukoze isoni. Wavuze ku mugaragu wawe Paulo, uravuga ngo uzamutuma ku bami, ku batware, ku bayobozi bo muri Isiraheli, ku banyamahanga. Urangije uramwekipa, amara iminsi atindana nawe, ijambo ararimenya ryuzura muri we. Yahagarara imbere y'abami ntibamuvuguruze, yahagarara imbere y'abatwara akabishobora, yahagarara imbere y'abene b'Abayuda akabibasha, yatuma ku banyamahanga akabishobora. Reka intege nke zanjye ntizizatume ahantu wantuma ngo mpagukoreze isoni mwami waba. Twuzuze ubwenge bwawe, utwuzuze imbaraga zawe, utwuzuze gutinda mu ijambo ryawe, utwuzuze umwuka w'amasengesho kugira ngo impano zawe isi itabasha kuvuguruza zikorere muri twebwe. Utagira ushaka kudutuma ugasanga tudashyitse, ngwino utwihutishe kugira ngo ubukererwe bwose, kugwingira kose kwagaragaye mu buzima bwacu bwo mu mwuka gukurweho mwami waba. Tugarure ku mavi, tugarure ku kuzindukira imbere yawe, tugarure mu kurara imbere yawe. Ngera ushyira amaso yacu mu gusoma Bibiliya bitari mu bunebwe. Yadusomye igice kimwe ku munsi twumva ibintu byacitse, ariko abatumwa nawe bafite umuvuduko, ngwino twihutishe mwuka wera. Ryari itegeko ku bami ba Isiraheli, ku mwami wese wagiyeho yiyandikurira amategeko yose, ibitabo bya Mose byiyandikurira n'ukwe kuboko kugira ngo bibe mu mutima wazabashe kubitoza abantu. Dukize ubunebwe mwami w'abami bwo mu mwuka. Kwiyiriza byabaye ingume, iyo tubikoze turabyamamaza. Tugarukeho Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndakwizeye mwuka wera, nizeye kuzabyara abahungu n'abakobwa kuri iki gicaniro, nizeye kuzahagurutsa abahungu n'abakobwa bazakora ibirenze ibyo twakoze. Nizeye gukora kwawe si kubw'imbaraga n'amagambo yacu menshi no murimo wawe. Turakwizeye mwuka wera, tuguhaye icyubahiro,
tuguhaye room mu mitima yacu, tuguhaye umwanya kugira ngo ukore nk'uko ushaka. Ndagushimiye ko twese utuzi, aba bahungu n'abakobwa twahuriye hano twese uratuzi kandi mu mazina yacu. Nshobora kutamenya amazina yabo ariko urabazi nyagora ku ngoma, twese uratuzi. Imbere yawe nta muntu udafite icyo avuze, imbere yawe nta muntu w'ingwiza murongo hari, imbere yawe nta muntu waje guherekeza abandi. Twese turaba agaciro mu maso yawe, ngo niba igishwi niyo kiguye hasi ubimenya, na nkaswe twebwe abaguze amaraso, na nkaswe twebwe abana bawe turaba agaciro mu maso yawe. Imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze, uzi imiryamire yacu n'imibyukire yacu nyagora ku ngoma. Nkuzaniye ibintu byose byuzuye mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, ndabikuzaniye Uwiteka Mana Nyiringabo. Nkuzaniye ibyifuzo, nkuzaniye amasengesho, nkuzaniye kuganya k'umutima, nkuzaniye ibisobekeranye umuntu atabasha no gusobanura, nkuzaniye ibyo byose Uwiteka Mana Nyiringabo. Nkuzaniye iby'abana batoya, nkuzaniye iby'abakuze, ndabizanye imbere yawe Mwami w'abami. Waravuze ngo inzu yawe izitwa inzu yo gusengerwamo, byose turabigutiye Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndasenze kugira ngo waba kiboshywe ari mu buretwa bwo kwa Farawo nyagora ku ngoma, amaboko yawe y'imbaraga amanukire kumubohora, umukizi ngo yizibyaha, umukizi ngo yizagahinda, umukizi uburetwa bwose umwana Satani yaba yaricaje ku buzima bwe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umukiza amateka amuremereye akananirwa kwibabarira cyangwa akibaza impamvu yavukiye muri muryango, akibaza impamvu biriya na biriya bizamubayeho. Reke maboko yawe amukureyo, amukure muri urwo rwo umwanzi amutsikamiramo, akananirwa kwiringira imbabazi zawe, akananirwa kwiringira imbaraga zawe, akumva bitashoboka ko yatabarwa, akumva bitashoboka ko yavayo. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndakwinginze nawe ufite icyo wakora umuntu agakira, umuntu akabatuka, umuntu akabohoka. Reka ufite uburetwa bw'umwuka atagizemo uruhare cyangwa yagizemo uruhare, uyu mwanya izo mbago zimenagurike, uyu mwanya ayo masheni acike, iyo minyururu icikagurike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka umwanzi yahinduye imbata akamugira igikoresho cye mu buryo bw'ibyaha, mu buryo bw'amarozi, mu buryo bw'ubupfumu. Reka iyo migozi icikagurike, ubwenge bwe bubohoke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, maze amavi yagupfukamire, ururimi rwe rwature kuri umwami. Ndasenze ngo ineza yawe nyinshi imanuke ku buzima bwe. Nicyo cyakuzanye Kristo, waje kumaraho imirimo ya Satani, waje kumaraho, ntiwaje gukora igice, waje kumaraho imirimo ya Satani. Mara imirimo ya Satani y'uburyo bwose yaba yicaye mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, ibyazi n'ibyo atazi. Reka iyo minyururu icikagurike, reka ubwo buretwa bukurwe ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Watanzwe akiri umwana mutoya ataragira n'igihe cyo guhitamo, reka ubwo buretwa bucike mu izina rya Yesu. Uri mu nzu mbi, uri mu bikorwa bya Satani kubwo yabigizemo uruhare n'amahitamo mubi, n'amahitamo atarabohoka, reka imbabazi zawe zimugereho, ubuntu bwawe mukureyo, kuko nta hantu na hamwe utadukura Mwami w'aba. Imbabazi zawe zijya zidukura mu byo twijyanyemo, imbabazi zawe zijya zidukura mu byo twahisemo, ubuntu bwawe bujya budukuraho nyaguhora ku ngoma. Reka ubwo buretwa bumanagurika nyaguhora ku ngoma. Uri mu rugendo rusa nk'ikana, rusa nk'uruganikana, n'ubutayu bwumagaye, nta mazi, nta ejo hazaza. Arareba hirya no hino ntabibone neza, nyamara yarakwiringiye, nyamara aramukuye mu bubata bw'ibyaha. Ndasenze ngo amaso yakunamukire Mwami w'aba, umutima ukwizere, umutima ukwerekereho. Manu ntigishyirwa muri stoke, manu ntigishyirwa muri konte, manu ntibikwa, haba ibyo kurya by'uwo munsi gusa. Ndasenze ngo amaso ye uyiyunamurireho nyagora ku ngoma. Erega utatwemesheje twacogora bikarangira, ariko ujya wunamura amaso yacu ukayakuraho twari turambaraye, ukongera ukayerekezaho, byiringiro bikatugarukamo Mwami w'aba. Tukagutegereza tukwizeye, kuko tuzi ko wasezeranye uri uwo kwizerwa. Ndasabira ucogoye unaniwe gutegereza kugira ngo umusuke mw'imbaraga Uwiteka Mana Nyiringabo. Ategereje ibyo wavuze, ategereje ibyo yasomye muri Bibiliya, ategereje ibyo wamwongoreye mu nzozi, ategereje ibyo yakubonyeho nyaguhora ku ngoma. Ndasenze nyaguhora ku ngoma kugira ngo amaso ye uyerekeze kuri wowe, uyerekeze kuri wowe, aho yaratangiye guhetama, aho yaratangiye kunamishwa no gucogora. Uwiteka Mana Nyiringabo, umubyutse, umwongera imbaraga, ongera umuhembure, imigezi yawe yongera idudubize mu nda ye, kugira ngo akomeze urugendo adacogoye. Umuhe ku mutsima w'ubugingo, maze aterwe imbaraga, akomeze nyaguhora ku ngoma kugeza igihe azinjira mu byo wavuze. Mwami, hari abasa n'abahagaze i Kanani, ibyibanze byarakoretse, ibyibanze zabezwe Mwami, zibanze ziri prime zarakemutse nyaguhora ku ngoma. Ariko isi irimo iradukurura ishaka ko dusa nayo, iradukurura ishaka ko dukora nkayo, iradukurura ishaka ko ducuruza nkayo, iradukurura ishaka ko tumera nkayo.
abanyeshuri base nk'abatakubaha, abasore base nk'abatakubaha, ngo abakobwa n'abagore n'abagabo bamere nk'abatakubaha, ngo bibe uruvangitiranye mwami w'abana. Yo ngo duse n'amoko twasanze i Kanani, turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo imitima yacu yiharire. Igisha abo bahungu bawe n'abakobwa bawe basa nk'abatuye aho ngaho, bafite ibyibanze nyaguhora ku ngoma. Bigishe mwami, bigishe kukugirira umwanya, bigishe kuba umuntu yasoma Bibiliya agasoma ibice byinshi kandi afite akazi. Bigishe kuba umuntu yashyira amavi hasi agasenga kandi ari umudeje, ari umusiwo, ari umunyeshuri muri kaminuza, ari umugabo wiyubashye, ari umugore ufite icyubahiro. Mwigishe ko umuntu yakwiyiriza kandi ajya mu kazi kandi ajya kurangura. Mwigishe mwami w'abami ko atafatwa n'iby'isi ndetse n'amashakomerwa n'icyubahiro atijwe. Mwigishe Uwiteka Mana Nyiringabo ko umuntu ashobora gukirizwa i Kanani agakizwa neza, akakugirira umwanya, akaguha ibye byose, ukayobora ubuzima bwe bwose nyaguhora ku ngoma, kugira ngo ejo atazagarukira bugufi. Kandi imigambi yawe kuri wari myinshi. Imitima yacu yiharire mwami w'abana, ngwino twuzure. Reka hacu habure mwami, ahacu habure. Ibiduhagazemo bice bugufi, ibidutera ubwibone bidashinga bice bugufi, maze imitima yacu yiharirwe nawe mwami. Imitima yacu yiharirwe nawe, imitima yacu yiharirwe nawe. Umwana w'umuntu uko arangara vuba, umwana w'umuntu uko yibagirwa vuba, umwana w'umuntu uko adamarara vuba, nta nikiraba nta nikirakorwa. Ngwino wiharira imitima yacu mwami w'abana, ngwino wiharira imitima yacu ko amashimwe y'abantu ajya ducengera vuba, agacengera imitima yacu, ko ibyo twagezeho bijya bidutera gusinda, tukumva turi abahanga, tukumva turi bitangaza. Tugaruke Uwiteka Mana Nyiringabo, tukubera abahungu n'abakobwa buzuwemo nawe, buzuwemo n'ibyawe. Ejo tutazaba twaracitse Farawo, Kanani mwami tukayihagararamo, ariko ubwibone bw'imitima yacu bugatuma ari wowe utumanura, ari wowe ubwawe uturwanya nyaguhora ku ngoma. Uduhe imitima iciye bugufi, idafite akantu na kamwe kayizamukamo. Ukora umurimo muri twebwe mwami w'abana. Turakwereka abacu batarakizwa, dufite ibyiringiro we waduhaye agakiza, ko nabo uzabakiza. Niba waradushoboye ukadukiza, ukadukura muri bya byaha byinshi, ubaha agakiza. Uhagakiza abagore mwami bafite abagabo barimo bagusenga ngo bakirize abagore babo, ubasanga aho bari mwami w'abami, ubahagakiza. Uhagakiza abagabo mwami, abagore barimo basenga ngo bakirize abagabo babo, ubahagakiza Uwiteka Mana Nyiringabo. Biravuna kubana n'umuntu utakubaha. Uhagakiza abana mwami, ababyeyi barimo bataka ngo bakirize abana babo, uhagakiza ababyeyi Uwiteka Mana Nyiringabo. Hari abana bakijwe barizwa n'imyitwarire y'ababyeyi babo, barizwa n'ibyo babonye mu babyeyi babo. Rimwe na rimwe ababyeyi ntibanamenya ko abana babizi. Turasenze guduhera abacu agakiza mwami, ubatwikurura Uwiteka Mana Nyiringabo, maze umucyo w'ubutumwa bwiza ubarasire. Tuguhaye iki gihugu mwami, kugira ngo ibyo ushaka bari byo bikorwamo. Korane n'abatuyobora Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo ibyemezo byawe byicare mu mitima yabo, ngo abakiranutsi bashyirwe hejuru, ubwoko buba amahoro, ubwoko bugubwa neza. Reka mwami udutoze kukubaha. Urakoze papa, ngaho vugana natwe mwami mu ijambo ryawe. Ibyo tubwira rimwe na rimwe biba bisa nk'ibikomeye n'ibirenze ubwenge bwacu, n'ibirenze ubushobozi bwacu, ariko nguri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo mwami urisohoze. Ndetse nk'uko imvura imanuka igatosa ubutaka, hanyuma bukera, umubibyi akabona imbuto, abarya bakabona umutsima, niko wohereza ijambo ryawe ngo rigakora icyo waritumye gukora. Ngaho vugana natwe mwami, vugana natwe, kandi iki jambo ryawe rivuga nawe ugikorere mu mitima yacu, maze tubigenderemo, maze tubibashe, maze tubishobore kubw'imbaraga z'umwuka wera. Urakoze papa, cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Mwami Yesu asubize gusenga kwawe, kandi wiringire ko iyi Mana dusenga yumva. Haleluya. Nukuri irumva. Amen. Irumva kandi irasubiza. Haleluya. Rero Imana iguhe umugisha, wakoze kwa muzu y'Imana. Reka tuganire ku magambo y'Imana, ngira ngo turayavuga bigice hara ntituzayakomeze, umwanya wagiye. Haleluya. Nahaye umutwe uvuga ngo mbere yuko njya mu ijuru. Ese murabizi ko tuzajyayo? Ako murabizi ko ariko dusabwa kubaho mbere yuko tujyayo? Ni ibintu byo gupfa kwiberaho gutyo gusa? Oya.
mbere yuko njya mu ijuru. Haleluya. Mbere yuko njya mu ijuru hari uko nsabwa kubaho. Ubwo barimo bajyayo kandi nabakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Siko bimeze? Abo rero, abo bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, hari uko tugomba kubaho mbere yuko tujyayo. Kandi bifite agaciro n'umumaro w'igitangaza, kuko nibyo Imana izakoresha kugira ngo ikize abandi. Amen. Cyama mu mutima wawe umwuka wera agashyiramo ibintu bibira byinshi cyane kugira ngo umenye umumaro wabyo. Haleluya. Umenye ko utari umuntu wo kwicecekera no kubona ibintu bihita. Ntabwo uri uwo nguwo. Kuva wakizwa warekeyeho kuba uwo nguwo. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 17 murongo wa 6 ntabwo turi buhasome. Paulo yari i Tesaloniki, weracumbikiwe n'umuntu witwa Yasoni. Bamuvugaho rero baravuga ngo abantu bubitse isi ngo bageze nino. Haleluya. Ngo abantu basettinga isi upside down. Abantu bazanye mbese cyari ikirego cyuko bazanye ibintu bimeze nk'akaduruvayo. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Abantu bazana impinduka aho bageze. Abantu badasiga ibintu bimeze nk'uko byari bimeze. Haleluya. Bibiri ijambo ry'Imana yaravuze ngo n'abantu bateraguye isi yose hejuru. Reka tuyese icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Yesu yari humble, Yesu yaraciye bugufi, ariko ntabwo yacaga ahantu ngo bisigare bitamenyekanye. Urumva nshuti z'Imana? Haleluya. N'aba bagabo b'Imana bakoreshejwe imirimo y'Imana kuko Imana ntiyadukoresha ibintu bihambaye bitangaza nk'ibya ba Petero na ba Paulo, aho abantu batambuka igicucu kigakiza indwara, aho abantu batambuka bagafata mushwari zakoze. Ariko Mana yanjye we, torera umwarese tugasenga. Ibintu ko byanditse muri Bibiliya zacu, tekereza mushwari yanjye vrema wayitahana uretse kuyihanaguza ameza ubanza nta kindi yakora. Ariko mushwari yakoze ku buzima bwa Paulo, ngo barayijyanaga bayikoza ku barwayi bagakira. Kugira ngo rero Imana itugezaho nuko urutansi aba yarashizemo, agashiramo burundu hakabamo Yesu. Abo bantu rero basigaga ibintu babiduruvangatanyije aho bageze. Kubera iki? Aho bageraga abantu barakizwaga. Nta mafaranga menshi bari bafite, nta bintu by'ibyubahiro byinshi bari bafite nk'ibyo dufite uyu munsi, ariko bari bafite imbaraga z'Imana muri bo. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana? Mbere rero yuko tujya mu ijuru, wowe nanjye tugomba gusiga impinduka. Kandi impinduka tuzasiga ntabwo zisa, kuko ntituzahamagara umuhamagaro umeze kimwe, ariko twese abakijijwe hari icyo Imana idushakaho aho turi mu byo iduhamagarira. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana? Ntabwo umuntu uri muri Kristo Yesu ari uwo kubahana akazahava nk'aho atigeze ahaba. Nta mpinduka, nta muntu wamenye ko afite Kristo, nta muntu byagize icyo bikoraho. Ubwo buzima ntabwo ari ubwacu. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Amen. Ngo abo bagabo bakojeje za troubles aho baciye hose, bateje ingorane. Icyatumaga bateza ingorane, bageraga ahantu basenga ibigirwamana, abantu bose bakabivaho, ibitabo by'ubukonikoni bigatwikwa, ibintu bigahinduka, abantu bose bagakizwa. Kadoye Yesu icyubahiro. Haleluya. Izina rya Yesu rikima rigahabwa icyubahiro aho hantu. Nize ko hari umuntu nyumva. Haleluya. Ndavuze ngo nubwo yabumwe, ariko Imana ifashe ntabumwe. Haleluya. Imana yacu tugirire neza mbere yuko njya mu ijuru. Nawe wibwire ngo mbere yuko njya mu ijuru. Amen. Mu rwandiko rwa 2 rw'Abikorinto igice cya 5 murongo wa 17 tugeze kuri 21, nifuze gutangirira aha ngaha kugira ngo tuje kumva ibikurikiraho mu gice cya 6, kuko nibyo nifuza cyane. Ariko mwibuke ko ibice n'imirongo bya Bibiliya ntago byahozemo. Abasomyi ba Bibiliya, haleluya, murabizi ko ntago umwuka wera yahumetse Bibiliya ifite chapitre na verse. Amen. Uko abantu bagenda biga, abatubanjirije mu kwizera bagiye bakora ibyo byose kugira ngo bidufashe. None umenye umurongo, umenye ngo ni iki gice cya 6 ni umurongo wa kangahe, ariko ubundi bwari ubutumwa bwabaga bwatanzwe gutyo. Haleluya. Yes ashimwe. Niyo mpamvu ku bantu bafite Imana inyota ntabwo ukwiriye gusoma akaverse kamwe, ukwiriye guheraho ubutumwa bwatangiwe ukagenda wumva icyo Imana yavugaga n'icyo yifuza kukubwira. Muranyumva nshuti z'Imana? Urwandiko rwa 2 rw'Abikorinto 5:17 tugeze kuri 21. Haleluya. Ese mwanyemerera uyu munsi twica gahunda kuko dusatano zirageze, tubwizanye ukuri. Umuntu ufite akazi uri bwihute turaza kumureka agende, sibyo?
ngira ngo harimo n'igitugu ariko ubwo nta kundi si uko mwese mutari bumva uruhushya. Haleluya. Abikorinto ba 2:5-17 kugeza kuri 21. Umuntu ufite akazi kari ngombwa, ese mwari baruje yemwe? Yego. Birarangira umunsi 30. Umuntu utari baruza aze kwihuta yibaruze. Bidufitiye akamaro kuko iyo igihugu gipanga gahunda y'igihugu n'iterambere ryacyo, ni byiza ngo bamenye umuturage, inzego turimo, ubuzima turimo, abakora, abadakora, abatunzwe n'ubuhinzi, abatunzwe n'ibindi byose. Ntago ibarura ari antikristo. Yizere ko umuntu ufite ibyo bitekerezo ataba muri Believers. Haleluya. Reka dusome mu rwandiko rwa 2 rw'Abikorinto 5:17 tugeze kuri 21. Ngo umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Haleluya. Nongere ngo usabe niba waragize umugisha wo kumenya izindi ndimi nazo uzajya uzisoma, kuko nko mu Cyongereza havuga neza kurusha mu Kinyarwanda. Haleluya. Ni byiza rero ko ukoresha ayo mahirwe, kuko icyatumye uyahabwa undi muntu akaba atayafite, undi muntu akaba atazi gusoma. Ukwiye kumenya byinshi kugira ngo umugirire umumaro. Haleluya. Niba uri umwintellectuel ntugasome Bibiliya nk'umukecuru. Yesu ashimwe. Haleluya. Tekereza umukecuru akakurusha gusoma Bibiliya, uri umwintellectuel usoma ibitabo bindi ukabirangiza, ukiga amasomo ukayarangiza, ukaminuza ukagira simbizi masters na PhD, ariko wagera ku gitabo kirimo ibyahumetswe n'Imana ukaba umuntu w'umunebwe. Ntabwo ibyo bintu bigukwiriye. Amen. Kuko washoboraga kuvuka nawe ukaba mu muryango utajyana abana mu ishuri. Abavutse muri iyo miryango ntago ari uko bakoze ibyaha. Umugisha rero wagiriwe n'ubuntu wahawe n'Imana bukoreshe mu bwami bw'Imana udacisha hejuru. Haleluya. Ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Haleluya. Ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nkanga basobanuye ibitari byo, ntabwo ari ijambo ry'umwuzuro. Yatubikije ijambo rya reconciliation, ijambo ry'ubwiyunge. Haleluya. Message y'ubwiyunge. Imana yacu tugire neza. Amen. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi. Muri Kristo twunzwe n'Imana. Imana yaciye muri Kristo yiyunga natwe. Haleluya. Ntiyaba ikitubaraho ibicumuro byacu, kandi noneho yatubikije ijambo rya reconciliation. Mu yandi magambo natwe yaduhaye message yo kuyunga n'abandi. Haleluya. 20. Ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Amen. Haleluya. Subiye hejuru gatoya tugendana umurongo ku wundi. Ngo umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Reka nkubaze inshuti y'Imana, ese ubu buzima bwo kuba icyaremwe gishya warabwakiriye umaze kwakira imbabazi z'Imana? Haleluya. Hari igihe umuntu yakira imbabazi z'Imana akaba yarasabye Imana imbabazi, akaba rwose yarakijijwe, ariko akananirwa kwakira ubuzima bushya Imana yamuhaye muri Kristo Yesu. Agahora yiciraho iteka, yumva atemewe, kuko yananiwe kwakira ibishya. Haleluya. Abari muri Kristo Yesu, icyambere nta teka tuzacirwaho. Abari muri Kristo Yesu, umuntu wa kera n'ibyaha bye n'ububi bwe byaragiye. Haleluya. Twahindutse ibyaremwe bishya. Bibiliya ikavuga ngo ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Umuntu aba ameze nk'umwana wavutse. Icyo akora, ubwenge bwawe buzakomeza kwibuka ibyo wabayemo, abakuzi. Haleluya. Hari umukozi w'Imana Pastor Desire ajya avuga ngo ubuhamya ntago bugira delete, ntago bugira ahantu basiba, nta nubwo ubuzima bwacu bugira draft. Haleluya. Yesu ashimwe. Abatuzi n'amanyanga twari turimo bazakomeza bayamenye, n'ubwenge bwawe buzaba bukibyibuka ibyaha wakoze, amafuti wakoze, ubuhemu wagiriye abantu bizaba bukibyibuka. Ariko niba warakiriye Kristo, haleluya, niba warasabye Imana imbabazi, niba warakijijwe, wahindutse icyaremwe gishya.
Haleluya. Ibya kera byarashize. Muri dosiye y'Imana nta Hortense wa kera wanditsemo, nta wowe wa kera wanditsemo, byarahanaguwe n'amaraso ya Yesu. Haleluya. Abana b'Imana rero, bimwe mu bitudindiza kugira ngo tube abantu bakoreshwa n'Imana, rimwe na rimwe nuguhera iyo ngiyo. Imana yatugirira ubuntu. Hari igihe none umuntu adaherayo ariko akizera imbaraga ze. Iyo wagize umugisha ugakurura ingeso nziza. Amen. Mu misengere y'abantu njya numva umuntu ambwira ngo koko ngo n'ukuntu nabayeho nirinda, ubu niba Imana yampemba. Ndagira nkubwira ko nubwo warabayeho udakora ibyaha bizwi, wari umutindi wo kubabarirwa, ntabwo wari warashyikiriye ubwiza bw'Imana, wari buzarimbuke kimwe nanjye wakoze byinshi. Niyo mpamvu ikintu cyo kwishingikirizaho nicyo Yesu yakoze ku musaraba. Haleluya. Si ingeso nziza n'ubupfura, ni byiza, bituma tubasha kubana n'abandi neza, ariko icyo kwishingikirizaho nicyo Yesu yakoze ku musaraba. Amen. Haleluya. Wunzwe na Kristo, wahindutse icyaremwe gishya. Haleluya. Nyuma yo guhinduka icyaremwe gishya, wahawe mission, wahawe mission. Ku murongo wa 18 havuze ngo ariko ibyo byose bituruka, mu yandi magambo, Imana guca muri Kristo ikiyunga natwe tugahinduka ibyaremwe bishya. Hari icyatumye biba, icyatumye uhinduka icyaremwe gishya ntuhite upfa ngo ujye mu ijuru, nuko ufite mission hano ku isi. Mbere yuko njya mu ijuru, haleluya, ngomba gukora buri kimwe cyose Imana yanshyiriyeho gukora, wowe nanjye. Ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Uyu murimo wari warahawe Paulo gusa? Yego, ni uwacu twese abizera. Nyuma yuko mpindutse icyaremwe gishya, nahawe mission, mfite umurimo wo gukora mbere yuko njya mu ijuru. Haleluya. Umurimo umwe rukumbi dushobora kuwukora mu buryo buri diversifiye, simbizwa bavuga mu buryo butandukanye, dushobora kuwukoramo, ariko umurimo umwe rukumbi abizera bafite ni ukunga abandi bantu n'Imana. Muranyumva nshuti z'Imana? Ushobora kubikoresha utanga amafaranga, undi ashobora kubikora abo mu missionnaire ujya kuvuga ubutumwa bwiza ahantu hataragera ubutumwa bwiza, undi ashobora kubikora aba pasiteri, undi ashobora kubikora ari umukristo utumira abandi ba Kristo cyangwa usura abandi bantu. Tuzabikora mu buryo butandukanye, ariko ni wo murimo wonyine dufite. Haleluya. Ntabwo uri ku isi kugira ngo ubyare, uri ku isi kugira ngo nyuma yo kubyara utoze abana ubahuze n'Imana. Imana yatugirire neza. Haleluya. Niba warashatse ni ukugira ngo uwo mwashakanye umuhuze na Kristo, abo muvukana ubamenyeshe Kristo, kubera ko ibyo bindi byose n'abadafite Kristo babituyemo. Barera abana babo, babishyura minervare iyo ari abantu bazima, babafata neza, baragerageza. Ariko twebwe abari muri Kristo Yesu dufite mission imwe rukumbi yo guhuza abantu n'Imana. Kadoyese icyubahiro. Umwuka warabyandike mu mutima wawe. Umurimo umwe rukumbi ufite hano ku isi ni ukunga Imana n'abantu. Ukazabikora mu buryo butandukanye, ariko ni wo murimo dufite. Haleluya. Tuwukora mu buryo butandukanye, bamwe babyitayeho buke buke, abandi ntibazi ko binabareba. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Bake barabikora n'imbaraga nyinshi, babaho totally ku bwa Kristo. Bake, haleluya, muranyumva nshuti z'Imana? Bake babayeho wese byose ku bwa Kristo. Imana yatugirire neza. Abandi barabikora buke buke, barabishaka, ariko imbaraga ziracyari nke. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Mwihangane mu nyumvi. Amen. Bake babirimo barabikora n'imbaraga zose babayeho ku bwa Kristo. Ubwabo na Kristo ntibagitandukanywa. Icyo akora nitegereje uko itorero rimeze, aho mbasha kugeza amaso, navuga ngo ni bake. Hanyuma abandi nabo beza bari mu ntambwe nziza, barimo barabikora buke buke, kandi imitima yabo yatangiye kubishaka no kubyifuza. Barabikunda, barabishaka, barasenga, baraterana, barabishaka nubwo intege zikiri nkeya. Mu yandi magambo, Yesu arabagabana n'ibindi bintu bikibakurura, ariko byibuze bafite icyifuzo mu mitima yabo. Bari mu ntambwe zitari mbi. Nibatanebwa bazinjira muri ratsinda ribanza. Imana yatugirire neza. Abandi babikora gake cyane kuko batumva ko bibareba cyane. Iyo bavuga abakozi b'Imana, iyo bavuga abantu bagomba gukora umurimo, baba bafite abantu barimo batunga intoki,
bo ntibaba biyumvamo. Bakozi b'Imana, Yesu ashimwe. Hari abakozi b'Imana bari muri iyi nzu. Haleluya. Mana ishimwe ko bahari. Kubera imihamagaro, ibyo ni byiza, rimwe na rimwe amatitre, ibyo ni bibi, bituma twaragize itandukaniro burundu ryacu namwe. Harimo igisika kirekire hagati y'abavugabutumwa n'abapasiteri n'abantu bafite impano zamaze kugaragara, hajemo igisika kirekire. Kandi reka mbabwire, icyo gihe nicyo mu isezerano rya kera cyararangiye. Mu isezerano rishya, haleluya, habamwo abatoza, ababyeyi mu mwuka, ariko babatoza, bashinzwe gutoza abantu kuba nabo bihurira na Kristo, imihamagaro iri mu mitima yabo na mission Imana ifite ku buzima bwabo nabo bakayikora. Haleluya. Ntabwo harimo ibirometero hagati yanjye namwe. Mana atugire neza. Haleluya. Ntabwo kuba nitwa pasiteri bituma Imana indeba neza, ni uguhamagarwa. Imana irahamagara bamwe ikabagira abapasiteri, abandi ikabagira ibindi. Icyangombwa nuko twese tubaho tuzi ko dufite mission. Haleluya. Mana atugire neza. Ayiwe, gishimangirwe mu mutima wawe. Amen. Nta ntambwe, nta birometero biri hagati y'umuntu ufite umuhamagaro wo kutuyobora n'umukristo urimo akizwa neza, urimo wubaha Imana, urimo abaza Imana ngo Mana umugambi wawe kuri njyewe ni uwuhe. Kuko abantu bose ntabwo bazaba pasiteri cyangwa bavuga ubutumwa bahagara ku gatuti. Icyo akora, abantu bose bazaba muri mission. Abatazarangara bazaba bafite mission yo kunga abantu n'Imana. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Itsinda rya gatatu twavugagaho barabikora gake cyane, kuko akenshi babumva bitabareba. Ni ibyabakanaka. Gusengera igihugu ni ibyabakanaka. Gusengera abantu ngo bakizwe ni ibyabakanaka. Gukorera Imana ni ibyabakanaka. Baba bumva bitarabi byabo. Ndagira ngo iki gitondo nkubwire ko ufite mission. Nyuma yuko Imana yiyunga nawe muri Kristo Yesu, yaguhaye umurimo wo kuyunga n'abandi. Haleluya. Abanyuma kandi abanyamatsinda yose ndimo kuvuga nabizera, nabitwa abakristo. Abandi aba banyuma bo ntibibareba na gake. Agakiza k'abandi si ibintu byabo namba. Bashobora gusubiza nka Kayini ngo ese ndamushinzwe, ndumushumba wa mwene data, azakizwe cyangwa aroreri. Binamuhangayiriye. Biramureba. Niba warakijijwe, waragize umugisha wo gukizwa, agakiza k'abandi karakureba. Sinagakiza gusa, no gukomerera muri Kristo by'abandi urabishinzwe. Imyitwarire yawe isunika abantu bakajya kure ya Kristo cyangwa bakaza. Imisengere yawe, gukura mu Mana cyangwa kugwingira, bisunika abantu cyangwa bikabegereza Imana. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Ku murongo wa 19 ngo kuko muri Kristo ari mu Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi none yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Handi basemuye mu buryo bari bashoboye, ariko ahangaha niho havuga ngo yatubikije ijambo rya reconciliation, yatubikije ijambo ry'ubwiyunge, yatubikije message ya reconciliation, parole de la reconciliation. Ni cy'Imana yatubikije. Haleluya. Idushinga kubwira abantu ngo biyunge nayo. Idushinga kwereka abantu, kubaho ubuzima bwa kwereka abantu ko bakeneye kwiyunga n'Imana. Imana yacu tugirira ubuntu. Ku murongo wa 20 ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Uribuka uyu murimo ukomeye wo kunga abantu n'Imana. Imana ni wowe gikoresho ifite. Ibi bintu ntuzabirambirwe, nzahora mbikubwira ko ari wowe gikoresho ifite, ariko nyine niko bimeze nta kundi. Mbere yo kujya mu ijuru, wowe nanjye nitwa bikoresho Imana ifite. Ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Nshuti z'Imana, urabizi kuri intumwa mu cyimbo cya Kristo? Biranditse mu mutima wawe? Haleluya. Haleluya. Envoyé spécial wa UN cyangwa w'umukuru w'igihugu, tuzi uko agenda, tuzi uko abaho, tuzi uko azana ubutumwa yahawe, haba hari mu itandukaniro.
Yesu ashimwe. Kadohise icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ndamutse ndi intumwa ya perezida muri kano karere, nubwo ntekereza ko bitazabaho, ntabwo naza mvuga nka Hortense, ntabwo naza mvuga ibinyuzuye, naza mvuga ibyandi ibyo nahawe, ntacyo nongeyeho, ntacyo ngabanyijeho, ntacyo nkuyeho. Naza nitwaye nk'uko nyine bo bitwara. Muranyumva nshuti z'Imana? Turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ikidindije itorero ry'Imana ni uko ibi bintu tutabimenye. Igitumye izina ry'Imana risuzugurwa mu gihe cyacu ni uko ibi bintu tutazi ko ariko bimeze. Kuko umuntu wese uzasuzugura Imana, agasuzugura ibyo twita uburokore, agasuzugura ibyo twita agakiza, azaba abisuzugura kubera ubuzima bw'umuntu witirirwa izina ry'Imana bumwe yitegereje asanga ntibisa n'ibyo abo mu ijuru bahawe cyangwa bavuga. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Imana yifuza kwinginga abantu kwiyunga nayo ikoresheje ubuzima bwawe bwose atari ukuvuga gusa. Kadohise icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imvugo yanjye nkubwira iramutse ibaye nziza 100%, ntibemwe ubuswa, ntibemo agatotsi, ikaba itomoye rwose. Imvugo yanjye ikintu cyayibuza kwinjira mu mutima wawe ni imyitwarire yanjye, kandi iyo mvugo ntiyanduye, iratomoye, ariko imyitwarire yanjye yakubuza. Turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Haleluya. Ngo Imana ngo turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Imana irifuza gukoresha ubuzima bwawe kugira ngo irebe ko yagera ku bandi bantu, hanyuma bakungwa nayo. Ubuzima bwawe bwose hadakuyemo akantu na kamwe. Yemwe abagize umugisha wo kubaka ingo bagashaka. Haleluya. Imana yifuza gukoresha marriage yawe, mariage, urugo rwawe, urushako rwawe, kugira ngo yereke abantu ko burya agakiza k'ukuri kabaho, ko urukundo rw'ukuri rubaho, ko abantu bameze neza nk'abafite Kristo babaho. Ntabwo Imana izaca muri njyewe yiyunga n'abandi mu magambo mvugira muri uru rusengero gusa, mu mfurukanye z'uru rusengero gusa. No, irashaka gukoresha buri gace kagize ubuzima bwanjye. Yemwe abakiri batoya, haleluya, kugira ngo Kristo yiyunge n'abajane bagenzi banyu mu ishuri cyangwa aho mukorera. Imana ifuza gukoresha ubuzima bwawe bwose n'imyitwarire yawe yose. Kutabimenya nibyo bituma twipfusha ubusa, dukora ibibonetse ibyo ari byo byose. Intumwa iba yararekeye aho kubaho ku bwayo. Haleluya, amen. Ndi intumwa ya perezida nanone, nubwo naba nkunda kwambara ikabutura, nkaba natumwe mu karere ka Karongi, kandi isanzwe nkunda kwambara ikabutura Bridge Cop. Haleluya, ndayizi nayo. Ndi intumwa ya perezida, nje guhagararira perezida mu karere ka Karongi, nubwo nkunda kwambara ikabutura nayambara. Nazana ubutumwa nkaremesha abakuru b'ingabo b'inahangaha, simbiza abakuru ba polisi, abayobozi bose bo mu karere bose nkabagarara imbere kubera ko mfite umudendezo, kandi nkaba nkunda kwambara ikabutura, kandi nkaba nzi kuvuga Icyongereza no gusoma amagambo perezida yampaye. Ibyo nkunda biburizwa mu byo wantumye ashaka. Haleluya. Ntabwo ari kubw'imbaraga n'ubushobozi no kutagira natwe tendanse z'ibyo dukunda, ahubwo nuko tumenya ko ni twebwe Imana ikoresha yinginga abandi ngo bakizwe. Haleluya. Sori gukoresha imyambaro siyo ya ngombwa cyane, umutima niho bihera, ariko ibyagiye mu mutima bijya bimeneka n'inyuma. Imana yacu tugire neza. Imana irahendahendera mu myitwarire yawe. Ese none urabona imyitwarire yawe yahendahenda umuntu ikamwegereza Kristo? Ese imyitwarire yawe yahendahenda uko ubaniye umugore wawe, uko ubaniye umugabo wawe, uko ubaniye abantu, uko ubanira abavandimwe, byahendahenda umuntu bikamwegereza Kristo? Nubwo umuvandimwe wawe yaba ari umurozi. Haleluya. Bafite abavandimwe bavuze ko ari abarozi, abanyirabukwe bavuze ko ari abarozi, abanyagusenge bavuze ko ari abarozi. Uwagiye ku musaraba i Golgotha ashaka ko abantu bose bakizwa. Haleluya. Kandi mu bashaka ko bakizwa harimo n'abarozi b'iwanyu. Ni wowe Imana ikoresha ibahendahenda. Ese imyitwarire yawe yahendahenda umurozi w'iwanyu ikazamwereka urukundo rwa Kristo? Mbere yuko mpfa ngo ujye mu ijuru, mbere yuko mpfa ngo ujye mu ijuru,
Imana irashaka gukorana n'ubuzima bwawe bwose kugira ngo usige impinduka. Haleluya. Uburyo utongana n'umuturanyi wawe, uburyo ushwana nk'abagore batagira Imana cyangwa abagabo batagira Imana, bizazahendahenda uwo muturanyi. Uburyo witwara mu kazi, mu mukorana abakorege, bizazahendahenda umuntu utarakizwa. Imana yazabikoresha ikamuhendahenda. Ibuke ko ibi bintu si uko uba wagize imbaraga, ahubwo ni ukubyemerera Imana, ukabyifuza, ukavuga ngo yego mwami, unkoresha uko ushaka. Ndi hano ngo intege nke zanjye uzuzemo imbaraga zawe, ndi hano ngo ibyo ntarashobora ubishoboze, ariko byibuze tukagira uwo mutima wo kubyifuza. Haleluya, haleluya. Reka mbabwire impamvu iki kintu kiri ngombwa. Umwanzi wacu Satani nta opportunity nimwe, nta mahirwe namwe atakaza kugira ngo yereke abantu ko ibyo ari byo byiza. Aca muri buri mahirwe. Umwanzi wacu nta opportunity nta mahirwe namwe arimo kumucika kugira ngo yakoreshe kureshya, kandi akoresha abantu bataraha Kristo ubuzima bwabo, arabakoresha kugira ngo areshye, yerekane ko ibyo ari byo byiza, ko ibyo biboneye, biri mu ubwenge n'ubuhanga, ko bihemba vuba, ko bitanga amafaranga. Nta opportunity nimwe, nta mahirwe namwe arimo kumucika. Ariko twebwe intumwa mu cyimbo cya Kristo, amahirwe aradutambuka iruhande. Ubwenge Imana yarabuguhaye kugira ngo uvugane n'abanyabwenge, ariko iyo ugeze mu banyabwenge uvuga ibisanzwe, nta tuvarere tubwami bw'Imana tusohoka ngo twumvikane, byibuza bumva itandukaniro. Iyo tugeze mu bucuruzi no gukoresha amafaranga, dukora nk'uko abadafite Yesu bakora, byose bigasa. Kandi abo banyacyubahiro n'abanyamafaranga Imana yari ikwizeye irabaguha kugira ngo wegerane nabo, ubereke iby'ubwami bwo mu ijuru. Satani nta mahirwe namwe amucika, ariko twebwe abana b'Imana turi mu bitotsi. Ndagira ngo umutima uvuge uti mbere y'uko mva ngomba gusiga impinduka, mbere y'uko njya mu ijuru ngomba gusiga impinduka. Nta mukristo ukwiye kuba umunyabitotsi, nta mukristo ukwiye kubaho nk'aho ibintu bitamureba, nta mukristo ugomba kubaho impinduka atazitayeho. Umwanzi arareshya, araca ahantu hose, araca muri filime, araca mu ndirimbo, araca mu mashusho, araca kuri social media, araca ahantu hose kugira ngo areshye, atwereke ko ibyiza ibye ari byo byiza, agahisha urupfu rubihishemo. Nyamara twebwe dufite ukora ku bya none agakora no mu by'ubugingo buhoraho, twamugiriye isoni, ibyo ntitubigaragaza. Ushize ari umukobwa umwe influencer kuri social media yashyizeho portemone yari yuzuye, byari iby'ukuri, ntabwo yari ifoto ya fake, yari yuzuye liyase z'amadolari. Arababibonye? Liyase murabizi ni za note zifatanye zizirikanyije na kakantu kaka elastique. Zari liyase mu Kinyarwanda byitiki bandari y'amafaranga, ibandari, umufungo w'inote z'amadolari. Hari umufungo umwe n'undi mufungo wa kabiri w'inote z'amadolari, yabifotoye yabishyize hariya. Umwana twaganiraga aravuga ati ye baba we, kana gafite amafaranga we. Ndamaze se abantu bafite amafaranga abandi bazima barayafotora. Abantu b'abakire dufite mu Rwanda, tureka twigarukire mu Rwanda aho tuzi, wari wabona bafite n'ibintu bifatika, wari wabona bafotoye amafaranga ngo bayatwereke gutya, ariko uriya zicyo arimo kuvuga. Kandi ubuzima arimo turabuzi, n'ikimuha amafaranga nacyo turakizi, ariko arimo arareshya. Kandi uko areshya ntabura abahungu n'abakobwa ahitana. Turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Imana irifuza kwingingira abandi kungwa nayo ikoresheje ubuzima bwawe. Ikintu cyose cyiza wahawe n'Imana ni ukugira ngo Imana igikoreremo, igira abantu yiyunga nabo. Umwanzi ntatakaza amahirwe namwe yo kureshya abantu, kandi arabamaze. Ariko Imana yacu tuyiha akanya gato, mwihangane ko nimwe mbwira, kandi ari namwe byibuza mwitanga mwaje no kwishaka, ariko ni twebwe Imana ifite. Haleluya, amen. Makumyabiri rimwe avuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Haleluya. We wahindutse gukiranuka kw'Imana. How comes umuntu wahindutse gukiranuka kw'Imana yabaho uko ashaka? Ibi bintu ni ibintu bitagira igiciro gisanzwe. Mwibuke ko igiciro cy'ikintu kingana n'icyo cyaguzwe. Agacupa k'amazi niba kagura 300,
agaciro k'aya mazi ni amafaranga 300. Wowe nanjye twaguzwa amaraso, tumaze kugurwa amaraso, ngo ntitwaguzwe ifeza, izahabu, ibintu bishira, ibintu byangirika, twaguzwa amaraso y'umwana w'Imana. Nuvuga ngo agaciro ko gukiranuka kwawe kaguze umwana w'Imana kuva mu ijuru, agasiga icyubahiro cye, agasiga ubumana bwe, ngo akambara akamero k'umuntu ndetse k'imbata, akamanuka akaza gushaka wowe nanjye. Nuvuga ngo gukiranuka kwacu kurahenze. Ni gute gukiranuka guhenze? Kwahenze Imana. Umuntu yagufata agapfa kubaho uko yibereyeho, uko ashaka, agafata byose, akumva byose, agategera amatwi byose, akajya ahantu hose. Ibintu byahenze Imana. Ni gute wabifata for granted? Ngo kandi ubwo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Muri we twahindutse gukiranuka kw'Imana. Ariko inyigisho uyu munsi ziri hanze z'ikinyoma, ukuri mu byibuke y'ukuri gukuyemo ukuri gukiya kukinjizamo akanyoma kamwe, bihinduka ikinyoma. Kubera iki? Kuko twashyize ibisitaza bitandukanye mu nzira z'abantu, hanyuma umurimo wacu wo kunga abantu n'Imana ukabaho umugayo. Bakavuga ngo kugira ngo nsenge nk'akanaka nabyihorera, kugira ngo nkizwe n'akanaka nabyihorera. Ese wakwemera tugafatanya kubwira Imana ngo Imana nitwongera andi mahirwe, kugira ngo mbere y'uko dupfa dusiga impinduka aho twabaye. Tubabarira ibyo twishe kuko kutamenya, itubarira ibyo twishe kuko tutamenye ko turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, itwongera andi mahirwe. Haleluya. Ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese, kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo. Do you pay attention? Ujya wita ku buzima bwawe bwa buri munsi, ujya wita ku by'abantu bamenya byabatandukanya n'Imana. Ibisimba ivugira kugira ngo twite ku by'inyuma tugwe mu mutego w'idini. Oya, ndabivugira ko wagira ubwo buzima bwatuma abantu bakururirwa kwegera Imana. Reka hano isome gusa hanyuma turikiraho dusenge. Ngo ahubwo ku kintu cyose, ku murongo wa 4, ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Kugaburira ibyayo si ikindi n'ukunga abantu n'Imana. Bagabura ibyayo twihangana cyane mu makuba, mu mibabaro, mu byago, mu biboko, mu mazu y'imbohe, mu midugararo no mu mihati. Tuba maso, twirirwa ubusa, dufite umutima uboneye, dufite ubwenge, tutarambirwa, tugira neza, dufite umwuka wera, dufite n'urukundo rutaryarya, tuvuga ijambo ry'ukuri, dufite imbaraga z'Imana, kandi dufite intwaro zo gukiranuka z'iburyo n'iz'ibumoso, mu cyubahiro kuko nawe wagiriye. Kugira ngo ukizwe hari agatambwe uteye, hari abantu babigizemo uruhare. Hari igihe tugira ubwibone bwinshi tukumva nta muntu wabigizemo uruhare. Ngewe nihuriye na marayika, ngewe nagize inzozi, ngewe nagize amayerekwa. Ariko nubwo wayagira, hari umuntu wagufashe ukuboko mu ntambwe za mbere. Witure uko wagiriwe. Haleluya. Mwaguke kugira ngo mwiture nk'uko mwagiriwe. Imana yacu tugirire neza. Reka duhaguruke dusenge. Mbere yo kujya mu ijuru, uruhare rwawe ni uruhe mu bwami bw'Imana? Twebwe turi hano ni koko dufite uruhare, ariko ndifuza ko waba more aggressive, wakora nk'umuntu utazahoraho, watekereza mu buntu bwose wagiriwe, ubwenge bwose watijwe n'Imana, ubutunzi bwose watijwe n'Imana, ubumenyi bwose watijwe n'Imana, ubuntu bwose Imana yakuzengurukije, ukibaza akabazo kuvuga ngo ese bwose burakora? Ese ubu buntu bwose nahawe ndabukoresha? Kuko rimwe na rimwe twigereranya nabo dusumbye intambwe, tuba twumva ngo namba natwe. Ariko reka nkubwire, ubuntu bwose wahawe, ubwenge bwose watijwe n'Imana, ubutunzi bwose watijwe n'Imana, amagara mazima Imana yaguhaye ko butarakenyutse. Ubuntu bwose wahawe urimo urabwitura mu bwami bw'Imana. Iyo bitabaye bityo, duhinduka igihombo mu bwami bw'Imana. Paulo yandikiye Abafilipi aravuga ngo rega ku bwanjye kubaho ni Kristo, kandi gupfa kumbereye inyungu. Mu rwandiko rwe igice cya mbere Abafilipi, ngo rega ku bwanjye kubaho ni Kristo, kandi gupfa kumbereye inyungu. Ngo ariko rero niba kubaho mu mubiri aricyo kizanteza gukomeza kwera imbuto z'umurimo wanjye, umurimo wanjye wo guhuza abantu n'Imana, ngo sinzi icyo nahitamo. Ngo meze mu rungabangabo kuko nifuza kugenda ngo mbane na Kristo, kuko aribyo birushaho kumbera byiza. Mbibutse ko yararushye mu mubiri, umubiri we warakubiswe, yarafunzwe, umubiri yararushye. Kujya kwibanira na Kristo byari kuba byiza kuri we.
ngo ariko nyamara ku bwanyu ho kuguma mu mubiri nibyo binkwiriye. Ese kubaho kwawe kurimo kurungura ubwami bw'Imana? Kubaho kwanjye koko n'ubuntu nahawe byose birimo birungura ubwami bw'Imana? Ese intambwe zanjye sinzigeranya n'izawe? Nasanga arako nkurushije nkavuga ngo reka ndekera aho ngaho. Ubuntu bwose bwasuzwe ku buzima bwawe, ubumenyi bwose n'ubwenge bwose Imana yaguhaye, amafaranga Imana yaguhaye, position Imana yaguhaye, igihagararo Imana yaguhaye, buri kintu cyose, amagara mazima Imana yaguhaye. Ese koko byose birimo birakora? Ubuntu wagiriwe, ubwami bw'Imana bufitemo inyungu. Ese mbere y'uko upfa uzasiga unyeganyeje isi y'umwuka yarabimenye ko hano habaye umuhungu n'umukobwa? Ngo nyamara ku bwanyu ho kuguma mu mubiri nibyo binkwiriye, kuko afite icyo abamariye. Ngo nukubwo nizeye ibyo nzi neza yuko nzagumaho nkagumana namwe mwese, kugira ngo mujye imbere mwishimire kwizera. Mu yandi magambo Paulo nagumaho, aba bana nabo nababwira barajya imbere kandi bishimire kwizera, barakura mu gakiza, hari icyo bibungura, barushaho kwegera Imana kubw'ubuzima bwa Paulo. Ubuntu wahawe, ineza y'Imana iri ku buzima bwawe. Ese kuko yose irakora mu bwami bwe? Kura amaso kubigucogoza n'ibyo umwanza gushuka, kwindukira ureba ubuntu wagiriwe, ureba amahirwe ufite, ureba imbabazi wagiriwe. Wibaze ngo ese mbere yuko njya mu ijuru nzabasize impinduka zingana n'umuntu nagiriwe? Arongera avuga ku murongo 26 ngo kandi kugira ngo muzarusheho kunyirata muri Kristo Yesu ubwo nzasubira kugaruka iwanyu. Yani magambo kubaho kwa Paulo ni ibyirato by'ubwami bw'Imana, kandi ntago yirata amafaranga. Amafaranga ni meza araryoha, atuzamurira n'ibyirato vuba, ariko kubaho kwe kuratera ibyirato kubera ko afite umurimo wo kunga abantu n'Imana. Kubaho kwe ni ibyirato by'ubwami bw'Imana. Kubaho kwawe koko, kubaho kwanjye koko ni ibyirato by'ubwami bw'Imana, ni inyungu mu bwami bw'Imana. Bishobora kuba ni inyungu, ariko se wanyemera tukigirana imbere, tugasaba umwuka wera ko twigize imbere. Turi hano twaragize umugisha wo kumenya uwo mumaro kuba mu nzu y'Imana. Benshi muri twebwe twarakiriye agakiza, ni igitangaza. Ariko data arashaka kwinginga iyi si icuza umwijima, arashaka kwinginga iyi si yuzuye ibyaha, arashaka kwinginga aciye muri wowe, arashaka ko nta mahirwe namwe yo kumugaragaza twatakaza, kuko Satani ntarimo gutakaza amahirwe namwe yo kugaragaza ibihembo bye n'ibihendo bye n'ibishuko bye. Nta mahirwe namwe arimo gutakaza yo kwereka abana ko bakwiye kwambara ubusa. Nta mahirwe namwe arimo gutakaza yo kubwira ko abahungu n'abakobwa baba batinganyi, baba ba lesbienne. Nta mahirwe namwe arimo gutakaza, nta mahirwe namwe atakaza. Arimo arabyamamaza, aramamaza ko nta mpamvu yo kuguma mu rugo, aramamaza ko nta mpamvu y'imiryango kugumana, aramamaza ko akaramata ntacyo bitakivuze. Satani nta opportunity n'imwe arimo gutakaza. Araseseka amategeko yo kubaha Imana muri za guverinoma buke. Umubiri w'umuntu nuwe awukoresha uko ashaka, akuriramo inda ashakiye, akayitwita ashakiye, bikajya mu mategeko y'abantu bize bafite ubwenge, bikandikwa. Uri umurokore, uri umukristo wicaye muri parlement ugaceceka. Ubuntu wagiriwe uko bungana, ese bufite umumaro mu bwami bw'Imana? Abasore baraganira uri kumwe na bakavuga ko bidashoboka ko umuntu yaba adafite kopine, adasambana, ndetse bakabigusobanurira ko bitera indwara scientifiquement, ugaceceka. Uri umurokore kuko udafite imbaraga zo kubivuga, kuko rimwe na rimwe nawe ukora nkabo. Abamama, bagabo, turasenya imiryango nkuko umuntu anywa amazi. Niko ko imiryango ifite ibibazo, harimo ibikomeye rwose. Yewe Bibiliya yaranavuze ku by'ubusambanyi. Birasa nk'akaryango gafunguye ko umuntu ashobora kuva mu rugo kuko yafashe umugabo we cyangwa umugore wasambana, birasa nk'ibyemewe. Ariko se yavuze ko umuntu ashobora kureka umuntu yasambanye, ni nayo yavuze ngo uzababarira inshuro 77, ni nayo yabivuze. Urahitamo kuba mu ruhe ruhande? Urimo uragaragaza iki? Ko Imana ari twebwe yingingiramo abatarakizwa, nidusa nabo tukamera nkabo. Izi ngingo iciye hehe? Imana itugarukeho, iduhe imbaraga, idukure aho tutabihagazemo neza. Mfite amahirwe ibihumbi yanciye imbere, ntagaragaje Kristo menshi, yaba mu bakure cyangwa baba gufi twegeranye.
ariko reka umwuka wera adusanga twambika imbaraga. Tubana n'umuntu tubizi neza ko arimo agana mwirimbukira, aramutse apfuye, aramutse ahuye n'impanuka yahita arimbuka, ukaryama utamuvuze no mwizina. Wenda wagiye inama, habe no gusenga, habe no gushyira amavi hasi musenga, habe no gukomeza kugerageza. Mana tugarukeho, turatorera ibyaha, turabitorera. Iyo Satani ajya kutugusha abanza kuzana tolerance, tukumva ntacyo bitwaye, akabitumenyereza, akaduha kubyemera. Buke buke tukumva ntacyo bitwaye, umuntu agiye yambaye ubusa, ntacyo bitwaye umuntu agize intege nkeya, ntacyo bitwaye umuntu adasenze, ntacyo bitwaye umuntu abaye umukristo online. Fellowship ya kivandimwe izava hehe? Ubuvandimwe, kuntyaza nkagutyaza, kunkosora nkagukosora, kunyigiraho nkakwigiraho. Ko kamere yanjye imenagurwa nuko nahuye n'iyawe online, kamere yanjye zamenagurirwa hehe? Kwihangana kwanjye kuzakurira hehe? Ntashobora kwegerana. Mpano zanjye zizakurira hehe? Ndi umukristo wa nyamwigendaho. Kumvira Imana kuzaza ryari? Na gatoya wamenye tutiteguye kugashyira mu bikorwa. Reka Obedi amfashe indirimbo. Aho ushaka konjya mwamu ntumeyo, ibyo ushaka ko nkora aba ari byo nkora. Reka mbasabe tuyigire isengesho. Hari igihe ibyo turirimba biba biri ku munwa. Ejo naganiraga n'umwana umwe arimo ambwira ibintu abwira Imana ngo Imana irabizi ko itabimusaba. Ndambwira si yo ndirimbo ntugiririmba, aravuga ati ndayiririmba ndanayikunda. None si uvuga ngo aho ushaka konjya untumeyo, ibyo ushaka ko nkora mwami ndabyemeye, ubu uvuze iki? Ati Imana irabizi ibyo bintu ntiyabisaba. Imana ntiyansaba kubabarira kanaka. Reka tubigire isengesho. Umwuka wera ari kumwe natwe kugira ngo adushoboze. Ibi byose ntabwo mbivuga kugira ngo imitima yacu ihagarare, tugire ubwoba, duhamuke, twumve tutabishoboye. No kugira ngo imitima yacu ikanguke, hanyuma twemerere umwuka wera adukoreshe. Niwe mbaraga zacu, niwe gushobora kwacu. Twongere tumuhe umwanya, kuko umurimo dufite ni uw'igiciro cyinshi. Umurimo wo kunga abantu n'Imana ni umurimo ukomeye tutashobora tudafite umwuka wera. Ariko umwuka wera tumuhe umwanya, tugaruke ku mavi, tugaruke mu ijambo ry'Imana, tugirire Imana yacu umwanya. Urwego rwose rw'ubuzima waba urimo, girira Imana yawe umwanya, kugira ngo ibyo data ashaka bibashe kukuzura, kuko nta handi tubikura, ni umwuka wera uzubaka muri twebwe. Reka tubigire isengesho. Yego mwami ndakwemereye, Yesu kushaka mwami nyiringabo, aho ushaka konshya mwamuntumeyo, ibyo ushaka kongora mwami ndabyemeye. Yego mwami ndakwemereye, Yesu kushaka mwami nyiringabo, aho ushaka konshya mwamuntumeyo, ibyo ushaka kongora mwami ndabyemeye. Igitambo gikwiriye ushaka, umwana wawe data, hindurwa icyaremwe cyo wifuza, hindurwa icyaremwe cyo wifuza. Igitambo gikwiriye ushaka, umwana wawe data, hindurwa icyaremwe cyo wifuza, hindurwa icyaremwe cyo wifuza. Igitambo gikwiriye ushaka,
wawe data hindurwa icyaremwe cyo wifuza hindurwa icyaremwe cyo wifuza yego mwami ndakwemereye ngenza uko ushaka mwami nyiringabo aho ushaka konja mwamuntumeyo ibyo ushaka kongora mwami ndabyemeye igitambo gikwiriye ushaka umwana wawe data hindurwa icyaremwe cyo wifuza 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 hindurwa icyaremwe cyo wifuza. reka dusabe data imbabazi ahantu hose tutahagaze nk'inuma mu cyimbo cye ahantu hose tutamenye uyu murimo twahawe mbere yuko tujya mu ijuru tumusabe imbabazi dusaba umwuka wera aduha imbaraga kandi atwongera amahirwe data duciye bugufi imbere yawe gusabye imbabazi ku giti cyanjye sabye imbabazi ku bw'aba bahungu n'abakobwa bawe ahantu hose tutaguhagarariye uko byari bikwiriye ahantu hose twashyize igisitaza imbere y'abantu ntitumenye ko turi intumwa mu cyimbo cyawe ntitumenye ko ubuzima bwacu simenye ko ubuzima bwanjye ari bwo ukoresha kugira ngo winginge abantu kugira ngo bungwe nawe tugusabye imbabazi mwami w'abantu imyitwarire yacu yagayitse ibikorwa byacu byagayitse kudaca bugufi kwacu urukundo rukeya kutababarira utubabarire mwami w'abantu aho twagiye dutsindwa twumva ari twe twenyine tutamenye ko gutsindwa kwacu kurimo gutsindwa kw'abandi bantu benshi utubabarire mwami w'abantu mwuka wera turaguhamagara urakoze kuri mu ijambo ryawe kugira ngo ukore icyo ijambo ryavuze ndasengera abahungu bawe n'abakobwa bawe nanjye nisengera twebwe twese twakirira ijambo mu mitima yacu kugira ngo duhe imbaraga umunsi ku munsi ko twenda kunanirwa uzajya utwibutsa ko ubuzima bwacu ari gucamo winginga abantu kugira ngo bakizwe ari gucamo winginga abantu kugira ngo bamenye urukundo rwa Kristo turasaba imbaraga kuri iki gicamunsi